Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Ngendi Davis kuri mikoro za Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mu bidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero tugiye kubagira ku bahanzi barimo ba shootinga filme ahantu hitwa mu Ishema Class. Bakunzi banje, reka mbashimire mwe mwagize ubutwari mugakora subscribe. Namwe mutarayikora kandi ndabinginze mukore subscribe. Reka tugende tubagereho, turaza kuganira byinshi, turababaza byinshi bigiye bitandukanye. Banywanyi banje, mukore subscribe ndabinginze. Salama umusaza. Salam. Umeze ute umukobwa? Umeze bo. Bakunzi ba Sun TV rero nkuko mubibona aha ngaha turi ni muri ni Ishema Class. Abangaba nabahanzi tubasanze hano bari baje kubashutingira indirimbo. Reka tubaganirize baratubwira byinshi ku ndirimbo, turababaza mu buzima busanzwe. Banywanyi banje, ndabinginze ni mukore subscribe. Umusaza umeze ute? Tugusanze hano mu Ishema Class, twagira ngo tubwire hano mu Ishema Class waje gukoramo iki, bimeze gute? Tubwire muri make. Urumva inshuti ya video Umusaza, yego. Uratangira wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online. Ufuze ikihe kimenyetso ngo wemere. Nitwa Titi Chris, amazina yanjye bwite ni Karinganire Thierry. Yitwa Titi Chris, amazina ye bwite ni Karinganire Thierry. Karinganire, tugusanzemo hano ndumva mu buhanzi ukoresha Titi Chris. Yego. Iyo ndirimbo uririmbye ni yawe cyangwa niyo ushakisha? Ni yanjye, ni natwe turiho dukorera shoot. Niyo mwakora agashoot. Uyu mukobwa muri kumwe nawe, umukobwa nawe uratangira wibwira abakurikiye Sun TV, ubabwire amazina yawe. Ntabwo mbizi niba nawe uri umuhanzi cyangwa se ntabwo mbizi, ubwo nyine urabibwira. Amazina yanjye Mugwaneza Diane. Amazina ye yitwa Mugwaneza Diane, nawe yaje muri shoot y'uyu musore. Ibintu bya shoot na akazi kawe, ntabwo nzi kuntu mwahuye, nyine ubwo uratubwira uko bimeze. Ntabwo ari akazi kanjye, nyine ni ubwa mbere ugaragaye muri shoot. Wowe nawe uratubwira niba iyi ndirimbo ukoze ni ya mbere, ishusho ryayo ni irya mbere ukoze cyangwa se usanzwe ufite izindi ndirimbo nyinshi? Kuba mfite izindi ndirimbo ntabwo ari imwe, ariko nanone si nyinshi cyane, gusa niyo shoot ya mbere kuko nta n'igihe kinini ubimazemo. Niyo shoot ya mbere, nta n'igihe kinini ubimazemo? Yego. Ufite indirimbo ufite audio? Mfite audio 3. Utubwiye ko iyi ndirimbo ariyo yonyine ukoreye shoot, ni nayo utubwiyeho. Nagira ngo utuzamureho gakeya ku yindi ndirimbo waba ufite wemera ukunda. Okay, indi ndirimbo bayita Sorry. Naguhaye umutima wanjye, gusa byose ubihinduye ubusa. Wiyemeje kunyibagirwa, nyamara njye ntacyo nakora ngo nsibibire twabanyemo. Iyo ndirimbo uko uyivuga iragaragaza nk'aho ari ibintu by'amateka. Ntabwo ari true story. Ntabwo ari ibintu byakubayeho, ni kugira ngo ugire igitekerezo cyo kuyihimba. Iyo ndirimbo byagenze gute, byaje gute? Igitekerezo bitewe na story uba wumva n'ibintu ukuntu ubibona, nuko igitekerezo cyaje. Titi Chris, wari watangira kugira icyo ukura mu muziki? Wari watangira kugira icyo ukura mu muziki ngo uvuge ngo wenda umuziki ndabona wambaye agakweto agapatro gahenze, hari ikintu wari wakuramo ngo uvuge ngo umuziki byibuze wenda warakwambitse?
ntabwo ari kinini gikaze ariko nanone si cyabura. ntabwo cyabura. Ntabwo cyabura. Niba atari ibanga ni igiki wakuyemo? Ubundi icya mbere icyo navugaho nacyo cyonyine ndi buvuge byibuza kuba ndi hano turi kuvugana, icyo ni ikintu nakuyemo. Wakuyemo kuba uri hano uri kuvugana nanjye, bivuze ngo kuba uri hano uri kuvugana nanjye icyo nicyo wakuyemo? Ni kimwe mu byavuyemo. Ubwo ntabwo ni byinshi wakuyemo? Ariko ibindi bishobora kuba ari secret. Bo reka twigire mu buzima busanzwe. Ubundi Titi Chris ni muntu ki? Titi Chris akunda iki? Hari umuhanzi mu Rwanda hano ufatiraho nk'icyitegererezo cyangwa se uvuga ngo ngewe Titi Chris ngomba kugendera gutera ikirenge mu cy'uyu muhanzi? Mu buzima busanzwe nkunda ahantu hatuje, naho nka role model ni Meddy. Meddy niwe muntu ufatiraho uvuga ngo ngewe ngomba kwitwara nkawe. Twagira ngo utubwire ukuntu wahuye uyu mukobwa. Yatubwiye ngo nibwo bwa mbere aje muri shoot. Twagira ngo utubwire wowe nka Titi Chris mwahuye gute, mwahuriye hehe kugira ngo uvuge ngo wowe uzanzire. Ese musanzwe mukundana? Simbizi, uratubwira. Ni ubwa mbere tubonanye, guhura ko twahujwe na director wa directing iyi video niwe yaduhuje. Ni ubwa mbere mubonanye? Yego, ni ubwa mbere. Ese umuntu mubonanye aribwo bwa mbere wabonye murimo mukora ibintu ukabona mugira mu ndirimbo ukabona birimo biragenda neza cyangwa? Biravamo, gusa ntabwo wavuga 100% gusa nk'abantu bari bahuye ubwa mbere. Ni biriya bivuze ngo wamushimiye? Namushimiye kabisa. Noneho reka tugaruke kuri wowe nk'umukobwa watubwiye ko aribwo bwa mbere wajemo hano, ugiye kujya muri video, nibwo bwa mbere ubikoze. Wabyakiriye ute? Uri kumva umeze ute nk'umuntu ugiye kujya muri video? Uzagaragara ahantu henshi hatandukanye, simbizi, uratubwira. Byanshimishije cyane. Byagushimishije cyane ku buryo uri kumva mbese ubu ngubu hari abantu baratangira kugushakisha ngo bagushyire muri video? Ese hari agaciro runaka cyangwa se ikiguzi washyizeho kugira ngo umuntu agukinishe muri video yiwe akubonemo? Hari amafaranga washyizeho wagennye uvuga ngo ngiye kugira ngo mpagurutse mu rugo ugomba kumpa aya mafaranga cyangwa se igihembo iki niki? Utubwiye ko igiciro gihari, noneho nagira ngo nkubaze ese ni ibanga icyo giciro cyangwa se ku buryo umuntu wese agushaka yahita akubona? Ni ibanga. Wakoranye n'uyu mutipe, nagira ngo nkubaze ukuntu wowe muri wowe uri kwiyumvamo. Uyu mutipe mwakoranye indirimbo, ese nagira ngo mbwire ukuntu uri kumwiyumva cyangwa se ukuntu uri kwiyumva wowe n'uyu mutipe. Wamwishimiye byatari? Okay, bakunzi ba Star TV rero reka dukomeze tubabariza aba bantu. Reka tubaze n'uyu mutipe. Umusaza tukugarutseho, twavugishije uyu mukobwa, twamuvugishije byinshi, nawe twe twakuvugishije. Twagira ngo utubwire ni iki kintu Meddy yaba yaragukoreye cyatuma cyangwa se cyatumye wumva ari we muntu ugomba gufatiraho urugero? Ni byinshi ariko nk'icya mbere nk'uburyo yandika indirimbo ze, message uburyo zanditse biranyisipira byatari. Noneho twagira ngo ubwire abakurikiye Sun TV Rwanda, ubabwire ko ikintu wumva wowe waba ukeneye. Hari abantu barimo bakureba hano kuri Sun TV Rwanda bashobora no kugutera inkunga. Hari ikintu ukeneye cyangwa uribashije? Burya nta wigira. Ikintu cya mbere nabasaba ni ugukurikira channel yanjye, bagakora subscribe, share n'ibindi, na comment nkakosora bitagenze neza. Ni Titi Chris. Ni Titi Chris. Nagira ngo nkubaze dusoza, noneho nkubaze uyu mukobwa mwakoranye byishingiye mageze mwasoje, sinzi niba mwari mwasoza. Nagira ngo nkubaze ukuntu urimo umwiyumvamo abyaka kandi. Namwishimiye. Ari perfect. Wamwishimiye? Uri kumva? Nta birenze kuri ibyo, namwishimiye. Wamwishimiye nta birenze.
bakunzi ba Sun TV Rwanda online, aka kanya nk'uko mubibona kandi nk'uko nabibasezeranyije, abangaba ni abahanzi twabaganirije byinshi bigiye bitandukanye. Bakunzi banjye, subscribe ndabinginze.